ntago wabyumva ukuntu buri wese aba yashyashyanya ashaka ibara ry'umutuku, umweru cyangwa umukara, ashakisha ururabo araza guha umukunzi. Ku mbuga nkoranyambaga aya mabara aba yabiciye. Uyu munsi uba witeguwe cyane, uba utegerejwe na benshi. Valentine Day, umunsi w'abakundana. 14 ahangaha ziba zageze. Menya byinshi kuri uyu munsi, menya aho wakomotse, ninde wawuzanye. Kubw'ibyo rero nanjye mu mitima myinshi, umutuku ndetse n'umweru, mbifurije nanjye gukundana urudashira, ruzira uburyaryate ndetse n'umubabaro muri mwebwe, imitima yanyu ihora ihehereye. Njye ndi JP, iyi ni JP TV show. Ari ubwa mbere wisanze hano, kora subscribe. Ikaze mwese murisanga. Reka twinjire dutya. Saint Valentine mutagatifu urukundo, ese yari muntu ki? Iyo ushakishije kuri interinete, kuri murandasi, ushobora kubona inkuru nyinshi zimwerekeye. Umwe mu batagatifu Valentine, Saint Valentine, bivugwa ko yari umupadiri w'Abanyaroma washyingiraga abantu rwihishwa binyuranyije n'amategeko n'ibyifuzo by'ubutegetsi mu kinyejana cya 3. Kubw'ibyo rero yaje gufungirwa mu rugo rw'umunyacyubahiro, aza kuhakiriza umukobwa wari ufite ubumuga bwo kutabona, bituma babaga muri urwo rugo bose bahinduka abakristo. Kubw'ibyo rero mbere yo kwicwa urubozo no gucibwa umutwe ku ya 14 Gashyantare, yoherereje umukobwa inoti yanditseho ngo Valentine wawe. Inkuru zimwe zivuga ko undi mutagatifu witwa Valentine muri kiriya gihe kimwe yari umwepiskopi wa Terini, nawe washyingiranaga bakundana rwihishwa, aza gucibwa umutwe ku itariki ya 14 Gashyantare. Kera cyane i Roma habayeho umupadiri w'umugwaneza n'impuhwe witwaga Valentine. Icyo gihe hariho umwami w'Abaroma witwaga Claudio wa kabiri. Yizeraga ko abasirikari baba indwanyi nziza iyo batashatse abagore. Kubw'ibyo rero hahise hasohoka itegeko yuko nta musore ugomba gushyingirwa. Iki gitekerezo cye rero yizeraga ko nibaramuka bashyingiranwe byari gutuma batibanda ku nshingano z'urugamba, ahubwo bagatekereza ku bagore babo cyane. Valentine ariko we ntabwo yigeze yemera iri teka, ahubwo we akaba yarizeraga imbaraga z'urukundo ndetse n'umubano w'abashakanye, kandi yari azi ko urukundo rushobora gutuma abantu bakomera aho kuba abanyantege. Nk'aho ibi bidahagije rero, mu ibanga rikomeye cyane yakomeje gusezeranya abakiri bato batubahirije amategeko y'ubwami. Umunsi umwe mu ijoro, umusore n'inkumi baje kwa Valentine bamusaba ko yabashyingira, nubwo byari bibujije rwose. Akaba yarazi ko nubwo akora uwo muhango ariko binyuranyije n'amategeko, ariko umutima we wari wuzuye umunezero kuko yari azi ko abafasha guhuriza hamwe mu rukundo. Kubw'ibyo rero ntibyatinze kugira ngo ibikorwa bya Valentine bimenyekane. Umwami w'abami cyangwa se impera mu ndimi z'amahanga ararakara cyane, ategeka ko Valentine afungwa. Igihe yari ari muri gereza rero, Valentine yagiranye ubushuti n'umukobwa w'umucungagereza, umukobwa mwiza, bakaganira ku rukundo, ubuzima, inzozi n'ejo hazaza. Kandi uko igihe cyagiye gihita, bagiranye ubushuti bwimbitse hagati yabo. Umunsi umwe mbere yo kwicwa, Valentine yandikiye umukobwa w'umucungagereza inyandiko amushimira ku bw'ineza ye, ayisinyira agira ati kuri Valentine wawe. Inyandiko yabaye ikimenyetso cyerekana ko yayitangiye urukundo no kwizera kwe kutajegajega imbere zayo. Ubwo bukeye Valentine aricwa, ariko umurage we urakomeza. Amateka ye yarakwirakwiye hirya no hino mu bihugu, abantu batangira kubaha igitabo cye n'ubutumwa bwe bw'urukundo yasize. Kubw'ibyo rero nyuma ya tariki 14 Gashyantare wabaye umunsi wo kwishimira urukundo, ubushuti n'ubusabane bwose hagati y'abantu. Uyu ukaba warabaye umunsi wo kwibuka ko urukundo rufite imbaraga zo guhuza abantu ndetse no mu bihe by'umwijima. Mutagatifu Valentine yabaye ikimenyetso cy'urukundo, kandi buri mwaka ku itariki 14 Gashyantare abantu bahanahana impano n'ibimenyetso by'urukundo nk'uko Valentine yabigenje mu minsi ye ya nyuma, ubwo yibutsaga abantu isi imbaraga n'ubwiza bw'urukundo. Kubw'ibyo rero fata Valentine mu maso maze umubwire ngo Valentine akuri hafi, ntazigera gusiga paka twambikanye impeta nk'uko Valentine yabigenje cya gihe yicwaga azira urukundo rw'ukuri. Sinzigera nkutererana nubwo byaba bimeze bite, ndagukunda cyane Valentine. Maze Valentine nawe umubwire uti Valentine
ndagukunda. Kubw'ibyo rero mwe muri abasheri uyu munsi ntubabere valid day ahubwo ubabere Valentine day by'ukuri nk'uko Valentine yabigenje, ku buryo mwakwitangiranya nta buryarya. Umwiryane mu hoteli ishoti mu mitima myinshi y'umweru ndetse n'umutuku, umubwire ati muhaye umutima wanjye w'amaraso yanjye, namubwire ati muhaye amazi ari mu maraso yanjye akubera ubuzima. Mwirinde ntubabere umunsi wa nyuma ahubwo ubabere itangiriro ry'urukundo rwanyu. Ibi ntabwo bihagije ahubwo nababwira ngo enjoy your digital love life. Niba tugeranye hano kora subscribe, uduhe comment y'ibyo twazakoraho ubutaha. Ikindi kandi wibuke like niba wagikunze iki kiganiro. Nge rero mbifurije ubugiri n'ubugingo. DJP